ubundi iyo wiyamamajanyije n'umuntu buri gihe agukuramo avuga ko ubuzi icyo avuga ko ubuzi iki kandi ari we nyiri kubitanga ibyo avuga urumva niwe ubundi Yesu ubundi nkibaza ngo kuki badashyiraho interview bagashyiraho biriya bipapuro kandi ari bo babitanga. Imana yo mwijuru Abraham na Isaka na Yakobo irimo yumva umudamu wa Barafinda nibahe amahirwe abari abandi batanze kandidatire nabo bongere mandi maraso ku y'abanyarwanda bavuga ati tugiye mu amatora yacu arashyushye tubonyemo amaraso mashyashya wumva amatora aryoye. Nyakubahwa First Lady nkuko mujya mubivuga ngo ushaka wa First Lady ngo Barafinda unamara kwa perezida w'igihugu mu by'ukuri nimba ukunda u Rwanda nimba ho gukunda u Rwanda ukaba ujya utega amatwi kumva ibintu umugabo wavuga. Ntabwo twebwe abanyarwanda dukeneye umukomediye, ntabwo dukeneye perezida w'umukomediye. Mu by'ukuri uratekereza ibintu umugabo wavuga ibyo bintu yabikoresha kimwe iki gihugu. Reba abanyarwanda ukuntu basobanutse n'ibintu batekereza nk'abantu bafite ibitekerezo bihanitse bikubye iby'uyu mugabo inshuro utabara waje gutera komedi hano ngashaka kuba perezida. Mu by'ukuri koko niyo bamubwira ngo ibyangombwa biruzuye ntiyamaze kuba perezida. Mu by'ukuri nk'ubwo ubona ari ikihe gicucu cyamutora koko. Ntabwo abanyarwanda turi abasazi kugeza aho tujya gutora umuntu umeze gutya, ntabwo bishoboka. Tuzi aho twavuye, tuzi n'aho turi kujya. Ntabwo hoya rwose hoya ngo nawe ujye wicara basi uvuga uti reka ntege amatwi numva icyo umugabo wanjye avuga ndebe koko nimbere umuyobozi ubereye u Rwanda. Uri kureba ku nyungu zawe, urebe inyungu z'abanyarwanda muri rusange. Mu by'ukuri ngo utega amatwi nawe wumve. Zarikoroza mube mwiteze neza impinduka n'impindura amatwara muri iyi Repubulika y'u Rwanda. Byanga bikunda byanga binoga mbakurire n'inzira ku murima. Abagorofanya bitinza amakorosi bajya hari igihe n'iki cy'impinduka n'impindura amatwara mu Rwanda muri demokarasi nziza kandi yihuse. Yihutana iterambere rya bose apana iterambere ryabamwe. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane naje nk'uruhara uko ruza ku mutwe w'umusaza akuna kurundi inyuma. Uwo badashaka ntibamushiraho. Niyo mpamvu ubona bagorofanyije bashiraho abo bashaka bari basanzwe bakorana. Ubundi yakabaye ajyamo nanjye nkajyamo tukagigira nkafata imboga amahembe nkayinyweza nkagigira nayo nawe agafata inini noneho tukakama izo mbogo tukazikamama amata y'imbogo. Ayo mata y'imbogo tukayagaburira abaturage. Yamunanira gufata imboga akayinyweza akakama amata y'imboga akayaha abaturage, yamunanira ntatsindire kuyobora igihugu. Njye wayifashe imbogo nkayinyweza nkavuruganyamo amata y'imbogo nkayaha abaturage bakavuga wow uyu niwe waturengera no mu bihe bibi nko gusoresha ubutaka yaza akadukura imisoro ku butaka no ku mazu. Okay ndumva ari kuvuga ngo azakuraho imisoro ngo ku bantu basorera amazu basorera ubutaka. Mu by'ukuri urumva rero kuganisha igihugu ni hehe wigeze wumva igihugu kidatanga umusoro hano mu Rwanda? Nta nubwo dusora. Ni ukubyuka uryamye ati ngiye kuvuga ibi ngibi nziyamamaza. Erega nibwo dusora tuzi umumaro w'umusoro. Reba ufite imihanda urarya ukanywa ukaryama ugakora business yawe ntawe uguhagaze hejuru. Ibyo byose bituruka ku misoro. Ubona aho wivuriza unywa amazi meza ugiye gukuraho imisoro. Tujye hari peteroli z'igihugu gifite, hari zahabu ziducukura, none ngo ugiye gukuraho imisoro. Mu by'ukuri hari ibintu biba bitumvikana rwose. Muzehe Barafinda ntabwo ari ibintu byawe. Nubwo mba numva umugore wawe wakomeza guhatiriza gushyigikira ibi ntabwo ari ibintu byawe rwose. Wari ukwiye ahubwo kubwira Nyakiso n'abana ba Patinyo bakazana kamera ukibera umukomediye. naho ubundi ntabwo dukeneye perezida w'umukomediye yawe na gato. Twari dutegereje ko hagiye kuba demokarasi koko nyakuri, abantu bakishima bakitorera uwo bakeneye, urumva bumva ubageze ku mutima batarobanuye. Rero bimaze kugera kuriya ngiye ntago na n'ubu ndabyizera yuko icyo cyizere kiravaho. Ndumva ko abanyarwanda bagatora uwo bakeneye. Nibyo nyine bagomba gutora uwo bakeneye, ntabwo ari uwo dukeneye. Mu by'ukuri demokarasi ntabwo yiziwe, ntabwo uzi demokarasi icyo ari cyo. Demokarasi ntabwo urayimenya. Tugomba gutora uwo dukeneye kandi tubona udufitiye umumaro. Demokarasi ndizera turi kujyana neza. Ngaho komeza wumve ibyo umugabo wavuga hanyuma utubwire koko nimba ari dukeneye.
njye ntabwo ndakuvirira. Nitwa Barafinda Sekikubo Fred, umusaza w'imyaka 250 mu bwonko, ariko urebeye inyuma nk'abandi umusaza w'imyaka 47. Mureke nibariza amagambo y'ubwenge bwana Barafinda, sinjye umuzanye n'uwiteka bamuzanye, ndabeshya. Barafi ubu urumva wari wiyemeje kuyobora u Rwanda, vugisha kuri nk'umuntu w'umugabo. Ayayayayo baza ikibazo cyiza nka mwarimu wigisha hari yuhuye ku gasozi kaminuza. Icyo kibazo mbaze ni kaminuza, kanyigusubize nka mwarimu wigisha kaminuza none nk'umusaza wo kuruta ry'iminwa muri politiki. Kuyobora u Rwanda ni nko kuba ndufite nk'iki gitabo ko nyifite naha mfite abanyarwanda, hanyuma nashaka kuyobora u Rwanda nkagiranya ni ibintu byoroshye cyane. Gato muri iki kiganiro bakita televiziyo yawe, nge nka nitwa Edi Mwerekande, ni ukuvuga ngo ninzajya nkwambura ijambo tuzajya turisangira n'abandi. Nge n'ikibazo nabajije, kandi ikindi abaturage badukurikiye kuri Royal TV bataza kumva filozofi yawe, urashyamo filozofi nyinshi, none uze koroshye. Reka nkwibarize nk'umuntu w'umugabo. Barafi karame kabiri nako mumbabarire sindi mukongera ngo nyakuba Barafi, mwe muretse abandi, mwe muretse ubu ngubu ni ngewe. Nyakuba Barafi karame katatu ujya kwibuka pani. Reka mwibarize nyakubahwa Sekikubo Fred Barafinda. Wumvaga ushaka kuyobora abanyarwanda iyo bagutora wari kubishobora? Birumvikana nje bisubizo ndabifite kubishobora, ni ibintu byanjye kuva kera, ubushobozi ndi nabwo. Barafi ikibazo cya kabiri, ubu ni ibibazo by'ubwenge ngiye kumubaza, Imana niyo yamuzanye. Bwana Barafi karameka kenshi Barafi reka nkubaze, kuyobora u Rwanda, kugira ngo uyobore u Rwanda ubundi wari kubigenza gute? Reka duspose ko abyemeye ko ari kubishobora, wari kubigenza gute? Baza ikibazo cyiza Edi Mwerekande, umunyamakuru ku rwego rwa kabiri mu kubaza ibibazo byiza bifite isoko n'isokora ry'umujyi wa Kigali, ariko none ushingiye hano Nyarugunga mu karere kacu ka Kicukiro. Nari kubigenza nti kuyobora u Rwanda. Tuhereze nibura kugira ngo ubutaha nunagaruka bavuge ngo ari kurabizi da. Perezida Barafinda Sekikubo Fred akaba na perezida wa Ruda haruguraho yari kuyobora u Rwanda muri iyi mirongo ikurikira. Yo, what you say? What you mean win? What you mean win? When did you get cute? Yo, hold on, son. Who you been? Yo, he looked me right in my face. Ya. So Barafinda umbabarire rwose, nakwibeshyeho, natekereza ko wenda wayobora u Rwanda, kumbe just ni comedy washaka kwikinira. Mu by'ukuri gura kamera ushyire hariya ujye ukora comedy, ushyire kuri TikTok ibonera abafi. Kuyobora ntabwo ari ibintu byawe rwose. Ibyo nibyo wayoboza abanyarwanda koko? Nta kintu urageraho cyatuma uvuga ngo urayobora abanyarwanda, ntabwo bishoboka rwose. Noneho rero icara hamwe wumve ukwiye kuyobora abanyarwanda nuko yabayobora, ureke kubeshya abantu uza gukina comedy ngo uruje kuyobora u Rwanda. Uri umukomediye ntabwo uri umuyobozi. N'aba ngaba bumva ejo bundi batangiye kuvugira ngo intera hamwe na FDR ngo abantu bumvikane nabo, njye ntabwo nirwa njye impaka kuri icyo ngicyo, kubera ko I will just wait for you at the right place and I'll hit you. Ntabwo rwose njye nta nubwo nanamushubije, ntabwo nigeze njya ariko birazwi ko there is a line that you can't cross. Hari umurongo udashobora kurengwa na rimwe ushoboka. N'aba bita izo nterahamwe bagomba kuba bumva barabavugiye bagashyugumbwa n'ibi bigarasha bindi bikorana nabo bakumva ko babonye noneho ngo icyaha cyahindutse politiki zabo. They will never know what has hit them. Twese rero nk'abanyarwanda ku itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi tuzahahurire
witwaje irangamuntu yawe kugira ngo twihitiremo ufitiye igihugu akamaro. His Excellency Paul Kagame, nta n'isoni mfite zo kumuvuga kubera ko ndabizi neza ko twese dukeneye. Ni ku 15 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2024. Tuzaze twese ntawubuze, tuzi uwo u Rwanda rukeneye, aho yaruvanye n'aharugejeje turahazi. Ntibakatuyobye.